uwo nkaho wagakomeye umukomeze n'undi mwana ahubwo ugiye kumutera gukomeza gutekereza noneho ubu sarasubira iwabo agenda ajya mu gahinda kubera wowe. Data iribagiza komera cyane, Imana yakurinze kiriya gihe ikakurindira muri ruraro rw'inyamaswa. Humura n'ibindi bisigaye izabihishura, genda kwizeje. Dukomeje gusenga kandi Imana dusenga urabizi ntabwo ari bayani, ntabwo ari ryangombe, ntabwo tuza muzanira icyo tuzi Imana komera sheri. Pore mama nawe hoze undi mwana mwegereza umuhoze ntongera kurira nawe kandi nturire. Njye baramekuye, ababyeyi bari bagize ni nk'ababyeyi banjye, ntabwo ushobora kumbuza kurira kandi nawe ubwawe uramutse witabye Imana nababara noneho bigabwirwamo uruhare n'abandi bantu abo ari bo bose. Cyakoza nanjye abo bantu nibamenya ntabwo bazagera. iribagiza ndi mu rugendo nshaka umuringa w'izahabu, amaso yanjye yaka n'inyenyeri ariko inzira ira sinze wigana. Narakomeje imitima isimagiza mu masaka y'ibyiringiro n'imizigo y'ibigeragezo, umuringa w'izahabu isezerano ry'amata ariko iyo nyegera urahinduka ndeka. iribagiza riragenda nk'igicu, n'igicu ku musozi nikigiraho gifata. iribagiza izuba rirarenga ariko ndacyakomeza sinzarekera. Byahise aho inzozi zanjye zabyuka kasongera zigahinda, uyu muringa ndawurota nk'ikuzo n'ubwiza rikomeye sinzareka guhiga. iribagiza riragenda nk'igicu, n'igicu ku musozi nikigiraho gifata. iribagiza izuba rirarenga ariko ndacyakomeza sinzarekera. yongerageje kukoraho uranyendera nk'umuyaga w'ikiberinka ariko sinzatezuka kuko nyuma y'izo mbogamizi haratuye ikuzo. iribagiza ariko ndaribona ku rumuri rutakigira igicucu. iribagiza ariko ndaribona umuringa w'izahabu ndawufashe ndatsinze.